Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro cya diabete. Reka mbibutse ko iyi ari diabete type 2 turi kuganiraho, diabetes type 2. Mu gice cya kabiri rero turarebera hamwe ibintu bikenewe ku isahane cyangwa se bikenewe ku meza y'umuntu urwaye diabete, ibintu akwiriye kurya. Mu ntambwe ya mbere rero nuko uhitamo kurya ibintu bikomoka mu butaka, ibihingwa. Harimo imboga z'ubwoko bwose bitandukanye, harimo ibishyimbo bw'ubwoko bwose bitandukanye, ndetse harimo brown rice, ndetse ingano nazo za brown, millet, ndetse ibijumba, ibirayi n'ibindi bintu byose bikomoka mu gitaka cyangwa se mu bindi bintu byose by'ibihingwa. Ikindi abantu bakunda ifu cyangwa se kawunga, nuko biba byiza ko mukoresha roller meal. Iyi ni ifu wisheshereza ntukureho uruhu rw'inyuma. Ni byiza rero ko umuntu ufite ikibazo cya diabete, umurwayi wa diabete, akoresha iyi fu ya roller aho kugira ngo arye breakfast. Ntabwo umuntu urwaye diabete arya breakfast. Ikindi nuko nanone ku isahane ye habonekaho iyo bita flax seeds, ndetse n'inzuzi kandi n'ibihwagari. Ibi nabyo ukajya ubirya buri munsi. Ikindi nuko umuntu urwaye diabete agira gahunda yo kuriraho idahinduka, amasaha ariraho adahinduka. Imba urugero ifunguro ryawe rya mu gatondo urirya saa 12 za mu gatondo na saa 6, ayo masaha ntahinduke, akaba ari amasaha uriraho cyangwa se ariraho buri munsi adahinduka. Kandi ni byiza ko burya umuntu urwaye diabete arya ibiryo bihagije muri ayo masaha kugira ngo ntaze kuza kugira inzara mu gihe atari kurya, kuko bishobora gutuma agira inzara, bityo isukari ikaba nyinshi naho bikaba nkeya, maze bigatera ikibazo. Indyo ebyiri rero cyangwa se amafunguro 2 ku munsi ni meza ku muntu urwaye diabete, maze bityo ifunguro rya nimugoroba cyangwa se rya nijoro ari ifunguro rya saa 12 zo ku mugoroba rikaba ari ifunguro ritoya cyane. Ushobora no gukoresha imbuto cyangwa se ugakoresha ibindi bintu byose bishoboka, ariko bikaba ari bikeya mu rugero ruhagije. Iyindi rero gahunda ushyiraho nuko umuntu urwaye diabete anywa amazi y'akazuyazi. Mu gatondo akibyuka akoresha ibikombe 2 cyangwa se 4 by'amazi ashyushye ariko atamutwika. Muri ibyo bikombe 2 cyangwa 4, kimwe kikaba kirimo indimu. Ibyo biragufasha gusukura umubiri ndetse no gutuma igifu nacyo kigubwa neza. Ikindi umuntu urwaye diabete akwiriye kwitaho ni uburyo ahumeka. Kwiga iyo bita deep breathing cyangwa se kwitsa, guhumeka witsa, ukajya ufata umwanya iminota runaka ugahumeka witsa. Ibyo ukabikora buri munsi, bizagufasha nabyo. Ikindi nuko umuntu urwaye diabete agira isaha idahinduka yo kuryamiraho. Isaha nziza yo kuryamiraho ku bantu barwaye diabete ndetse n'abandi bantu bose ni imbere ya saa 4 z'ijoro ukaba waryamye. Ikindi ni ukwirinda stress, ibintu bituma
uhangayika. Ibi bizagufasha ndetse bizatuma ukira diyabete. Ikindi kintu rero kiza muri siporo ni siporo ifasha circulation, uburyo amaraso atembera. Ni ukuntu usa nk'uhagarara ku mano maze ugasa nk'uwica, umanuka hasi uhagaze ku mano ndetse ukanazamuka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe amaboko yawe bashyize ku rukuta cyangwa se ku meza, maze uhagaze ukamanuka hasi uhagaze ku mano ndetse ukongera ukazamuka. Iyo ni siporo nziza nayo ifasha muri blood circulation. Ubwo buryo rero buzagufasha kwivura igifu. Ikindi kintu wakoresha kwivura igifu ni icyayi cya turmeric. Iki cyayi cya turmeric ni ukuvuga ngo ufata amazi ukayateka, yamara gushya cyangwa se yamara kubira, ugafata utuyiko 2 two mu gikoni twa turmeric maze ugashyira muri ya mazi. Aya mazi ukaba ari yunywa umunsi wose. Aya mazi azagufasha. Ikindi ni ukurya tungurusumu buri munsi. Ufata intete 4 za tungurusumu ukazirya umunsi wose. Ni ukuvuga ngo izi ntete 4 za tungurusumu uzirya umunsi wose. Ushobora gufata tungurusumu intete 1 ukayirya mu gatondo, iyindi se ndetse ukayirya nyuma y'amasaha 3 cyangwa se nyuma y'amasaha 4, indi nayo ukayirya yenda se nyuma y'amasaha 5 bitewe n'uko ubishaka. Ariko izi ntete ko ari 4 ukazirangiza mu munsi ariko utaziririye hamwe. Mwibuke ko tungurusumu ari nziza ndetse no ku bantu barwaye BP, abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ikindi kizagufasha rero ku muntu urwaye diyabete ni ukota izuba. Kota izuba bizakongerera vitamine D. Kota izuba rero ubikora hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gatondo, ndetse ukongera kubikora hagati ya saa 9 na saa 10 z'amanywa. Ibi biragufasha bigatuma ubona vitamine D. Wota izuba rero iminota 15 gusa ibihagije, ukabikora buri munsi. Ubu ni bwo buryo rero wakwivura diabetes type 2. Ntabwo aya ari amakuru gusa cyangwa se ari ibintu byo mu bitabo gusa bisomwa, ahubwo ni ibintu byafashije inshuti n'abavandimwe. Nawe ubikurikiranye neza nkuko nabikubwiye cyangwa se nabivuze, ukabishyiraho umwete kandi ukirinda ibyo twavuze mu gice cya mbere, byagufasha. Ikitonderwa mu gihe ufashe iyi gahunda yo kwivura diyabete ukoresheje ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu twavuze, ntabwo twakubwiye ko imba uri ku miti uhita uyireka, ahubwo urabifatanya kuko nta ngaruka. Kandi nanone wumvise bikubangamiye, mbere y'uko utangira iyi gahunda, wabaza umuganga wawe ukamubaza ibijyanye n'iyi gahunda. Kandi nanone ntabwo twinkarije nk'abantu ko bareka gahunda z'abaganga baba babahaye, ahubwo nuko baba consulting mbere y'uko hari ikintu cyose bashaka gukora. Ariko icyo nababwira nuko diyabete ushobora kuyivura ukoresheje ibiryo ndetse na lifestyle ihitamo y'ubuzima bwawe n'ukuntu ushaka kubaho. Ariko ibi bintu ntabwo ari ibintu by'umunsi umwe, ahubwo ni uburyo uhitamo ushaka kubaho maze ukivura. Murakoze rero, naho ubutaha. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Murakoze.